ni ikihe kintu umuntu ateka mbere yuko agiteka kikaba kiri kumunukaho kikaba cyakurura ibintu bitari byiza amasazi biki n'ibiki none cyamara gushya bakunze mu nkurikiranye mu byumve tuba tugomba kugira isuku ni isoko y'ubuzima cyane rwose nanone ukagiteka nabwo cyamara gushya bakirisha intoki nanone nabwo kigakomeza kikunukaho udakarabye ni iki ikintu ujya guteka mbere yo kugiteka kiri kukunuka kiri kukunukaho cyangwa kiri kunuka muri rusange uri kucyoza nyine kiri guhumura cyane cyamara no kikanuka oya nuguhumura nambivuze okay nembajije ibintu by'ibiryo ibintu byo kurya ntabwo bihurira he no kunuka ibintu byo kurya ntabwo binuka ahubwo birahumura uri kwiganirira nk'inshuti z'ubuzima ubwo muri make ubwo mbere yo kugiteka kiba gihumura wajya no kukirya kikaba gihumura kikaba gihumura ariko mbere yo kugiteka ucyogeje nyine ucyogeje ni woze icyo wacyogerejemo haza amasazi nabwo wamara kugira cyamara gushya uri kukirya nabwo wakirishije intoki nabwo amasazi ashobora kukuzaho kuko nyine akunda menya nimbe bazakurya kuko zikunda nyine ibintu bihumura gusa ubwo se nk'inyama zimaze iminsi ni nk'inyama zimaze iminsi cyangwa nanjye kuvuga ngo ni ikintuza igihumye urakizi ndakizi imegeri naho byahurira abanyarwandakazi iki kibazo muragitsinda ubu ni ngombwa ko nyisubiza cyakunaniye kandi ntabwo ari inyama se nyine hari ukuntu inyama ushobora kuzimaza nk'amezi 3 muri firigo ntabwo zanuka ziri nko mu nzu zikamara amezi 3 amezi 3 zitarabura abantu bakunda guteka inyama bazigeretse ku bishyimbo hari ukuntu banza bakazimaza iminsi hari abantu bajya bateka inyama okay reka dusubize icyo kintu ni ifi ukancitse gute kandi nari inkaza ahubwo ni wari wakanyibagije nari inkaza harokazi kanongeye mbarezi ikaze bakunzi ba Clever TV show nizeye ko mumeze neza nizeye ko mushimira Imana nizere ko ibintu bimeze ibintu bimeze wane hano meze neza nanjye nimba utabonye ibyo kurya nimba utabonye ibyo kunywa hano turi kunywa waza tukaguha so nimba utanabibonye kandi uvuga yuko ntabyo uri bibone humura Imana ihorihoze kandi Imana iri kumwe namwe so nababwiye ko nzagenda mbazanira ibintu byinshi bitandukanye ibyo tubona ko ari ngombwa tuzajya tubizana byo tubona ko bitari ngombwa nta mumaro byabagirira tuzajya tubyihorera nawe nimba ushaka ko tuganira uze kutwandikira inbox murakoze hano nakiye umuhungu nakiye umugabo nakiye umusore nakiye umugabo nakiye umupapa murakoze ni fresh cheers kabisa kujya unywa gakeya suri kugutemera wagira ngo uri Nabwira gutotoye oya byo gusotera byo ntabirimo kabisa Umba nkweye cyane we mumse uyinkweye yuzuye ushyize ku munwa rimwe nta n'amasegonda ngashize ayashize none bahanigeze ubwo izi bibazo we ibibazo umeze uteze meze fresh meze neza urashima Imana cyane rwose n'abantu bake bashoboka ariko ngo wanyagiwe nanyagiwe imvura yakoze imvura yankubise byatari yakoze icyo yagombaga gukora imvura yari yakunyagira uri kuri moto bakagira ngo bakwinitse muri Nyabarongo noneho wari waje nta n'umupira w'imbeho wambaye reka nabonaga wajya kugira ngo wice style byagenze ute aho kugira wice style
wakicwa n'iki n'umusonga urakoze Banyarwandakazi, ikintu mbanjije gushimira Imana ikintu mbanjije fantangira rimenetse amusosore gutya kaguye hasi ariko ntago kandore kanongeye ngasubizeho si umwana nibyo. So rero ikintu nshimiye Imana, twakiye umuntu kandi buri munsi uko bwije nuko bukiye tuzajya tugenda tuzana abantu benshi batandukanye mu gihe ibyiza bigihari, mu gihe bikimeze neza, haba mu byiza no mu bibi. Imana iri iruhande rwacu kandi Imana iradushyigikiye. Murakoze, mumeze neza se. None se imvura yagufatiye? Imvura yamfashe ubundi naturutse mu rugo i Kanombe, hari kugwa akavura gake ubona ko atari nyinshi. Tugeze hano bita Sonatibe, imanukira icyarimwe yose. Niki cyakwihutishagaza? Iki cyanyu urumva icyambere cyanyihutishaga niki? Numvaga mfite amatsiko yo kugera hano cyane. Yego Mana ishimwe. Amatsiko yawe uvuze ko wageze uhasanze? Masanze abantu by'umwihariko bose ubwa mbere twahura se. Si ubwa mbere, simbizi. Ni ubwa mbere. Ntago urambona mu nzozi? Mu nzozi se mu nzozi ariko wasanga tujya tunahuriramo nimbimenye. Nimba utabimenya se ubwo wambwira ko ngiye ko nigeze kukubona. Wigeze kumbona? Njyewe? Reka ni ukuri. Ubwo ndaje nicinye cyara nyine ubwo wasanga bigiye kugenda neza. Burangwe ngwe warose umuntu cyangwa ukabona umuntu ngo buriya hari ni Imana hari inzira ibishaka kukunyuzamo guhuza nawe mu bundi buryo. Yego rero kuba warambonye. Noneho nakubonye wambaye costume. Ziraza abantu bagiye gukora igikwe cyaje. Bana ikiguye mizira. Ese reka nkubaze twihuse tutihuse. Nago uraterwa indobo mu buzima? Indobo usibye ko ibintu by'inkundo najya mbyinjiramo cyane bitewe n'abantu bari hanze. Ubundi urukundo nubwo ntari uwa kera, urukundo twarwumvaga mu ndirimbo, ngira ngo abahanzi nk'abamakanyaga n'abandi indirimbo baririmbo razumva. Ubu rero tugenekereje kuri iki gihe sinzi nimba urukundo rukibaho. Ngiye nkurikije ibyo mbona, umuntu aravuga ati ngo ashakanye akoze ubukwe iminsi 2 urugo rukaba rurasenyutse. Nk'ubu ngubu wenda simbizi nka karitsiye dutuyemo, wagira ngo harimo satani isenya amago, kuko nukumva amavide avuga buri kanya. Kujya avuga amavide hatavuga inki? Urumva ko nyine haba harimo n'ibintu by'iminywere. Ni iminywere, haba harimo iminyoro. Niko ntago ujyaga mu rukundo kireka bingwiririye. Niye mpamvu ituma cyane sibyo, ituma cyane utajya mu rukundo. Nabigarutseho navuze ati ngiye nkurikije inkundo ziri hanze aha, ngiye mba numva ndamutse nanakunze binanjemo nakunda rwa rukundo rwanyarwo ariko rumwe wumva ngo babandi mwumva muri filime ngo ba Romeo na Juliet yajya. Yego ni nkara rukundo ngiye mbashaka kandi hanze ngiye rwose ntabwo bimeze neza mu bintu by'inkundo. Yego yo hangana. Ubwo rero bimenye gute ko bitameze neza kandi utararujya? Ngenda mbibona nyine nk'abajene banje abo tugendana iki n'iki ni ibintu by'imiguruko gutyo ubona wapi kabisa. Ubona gusa rimwe one day bizanguye. One day umunsi umwe bizanguye cyane. Imvura yajije waraye wagira ngo yaduhagurukiye. Imvura yaje. Wari wakundana urukundo rukagwamo imvura? Urukundo kandi nkubwira ko nararujyamo. Kandi wararujyemo kandi nararukubonyemo. Nazugiye kwa wambaye costume utararujyamo. Ubwo ni mu nzozi ahubwo ubwo wasanga tugiye kurujyamo nge nawe. Bajya ubabarira narwo. Nibyo yego. So Banyarwandakazi, murabona ko twahinduye ahantu turi gukorera. Imvura yaje, imvura yahadusanze, imvura yatugerangije kandi tuba tubikoze, tuba twemeye tukanyagirwa tukavuga tuti
imvura niyo yagwa ariko abanyarwanda bakishima, abanyarwanda bakabona ibiganiro umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, segonda ku segonda. Sema ni imvura urayibona. Imvura yo wagira ngo uyu munsi wari uw'imvura gusa, nta nubwo yakizamo n'imiyaga. Wagira ngo Yesu yashyingiwe. Reka ahubwo baravuga ngo ariko bibayeho izuba riri kuva n'imvura iri kugwa. Hajya ngo n'umwami yarongoye. Avuga ngo impyisi. Bavuga umwami. Ni impyisi? Ni impyisi. Yo ubwo ni ihene yarongoye. Impyisi? Nibwo impyisi yarongoye. Ahubwo iba yarongoye nde? Impyisi yo iba yarongoye ingenzi yayo. Urakoze. Abanyarwanda impyisi iba yarongoye nde? Mudusubize. So reka twongeye tubahereza ikaze nanone kuba yuko imvura yatugerangije tuma twimuka ahantu henshi hatandukanye. Imvura iri kugwa, turaza kubereka ukuntu imvura gitunyagira, twimuka buri kanya tugira gute. Kameramani yego bari daje bari ibibazo. Naho twebwe rwo tuba dufite courage, tuba dushaka kubaganiriza. Reka nkubaze, ese witwa gute ubundi? Njyewe nitwa Ndagijimana Felix aka Breva Eragifuti Inwigi Keida Karamana Misisi yo ngando. Kutavuze ngo guma ngo witwa Ndagijimana Felix Ndagijimana Felix aka uyongereho aka Breva Eragifuti Erapera Inwigi Keida Karamana Misisi yo ngando. Yes. Akunga kufite amazina menshi. Ni menshi ariko ntago ari nk'ayishoka. Kandi ari ay'injyangwe. Injyangwe urayizi? Injyangwe ndayizi cyane. Ninyi itandukanye n'ishoka. Injyangwe no kuvuga ngo injyangwe ahantu itandukanye n'ishoka. Ishoka ni ya boro basisha imwe. Noneho injyangwe yo injyangwe ubu niziko kubera ko nyine ubishyize muri logique. Injyangwe cyangwa bitandukanira. Iziko ni injyangwe. Injyangwe. None njye ngubajije injyangwe. Hari injyangwe ni injyangwe. Ni injyangwe. Injyangwe ni injyangwe. Ni injyangwe. Urakoze. Ibyo birakuyobeye. Hari injyangwe ni injyangwe. Injyangwe ni shiga. Ishiga. Oya. Injyangwe. We arambajije ngo. Injyangwe ikintu kirya injyangwe. Ikintu kirya muri rusange. Ni iziko. Hanyuma bwa mbere ngubaje injyangwe. Mbo ahantu bitandukanira nanga rero nubwo bwose ahantu bitandukanira injyangwe kari kunshi kariko kari kuza nishoka reka tubyihorere sibyo byose ari kimwe namwe nimba tubivuze nabi mudusobanurire dore tuba twaramaje kwibagirwa ibintu nk'ibyo byose bigiye bitandukana. None ngiye kukubaza sibyo, ngiye kukubaza ikibazo unsubize. Ni ikihe kintu umuntu ateka mbere yuko agiteka kikaba kiri ku muntu ukaho kikaba cyakurura ibintu bitari byiza, amasazi biki n'ibiki, none byamara gushya? Bakunde mu nkurikiranye mu byumve, tuba tugomba kugira isuku ni isoko y'ubuzima cyane rwose. None ukagiteka nabwo cyamara gushya bakirisha intoki, nanone nabwo kigakomeza kikunukaho udakarabye. Ni iki ikintu ujya guteka mbere yo kugiteka kiri kukunuka? Kiri kukunukaho cyangwa kiri kunuka muri rusange? Uri kucyoza nyine kikanu nyine kiri guhumura cyane. Cyamara gute kikanuka? Oya nuguhumura nambivuze. Okay, nambajije ibintu by'ibiryo. Ibintu byo kurya ntabwo bihurira he no kunuka? Ibintu byo kurya ntabwo binuka, ahubwo birahumura. Uri kwiganirira nk'inshuti z'ubuzima. Ubwo muri make ubwo mbere yo kugiteka kiba gihumura. Wajya no kukirya kikaba gihumura. Kikaba gihumura. Ariko mbere yo kugiteka ucyogeje nyine ucyogeje ni woze icyo wacyogerejemo haza amasazi.
nabwo wamara kugira cyamara gushya uri kukirya nabwo wakirishije intoki nabwo amasazi ashobora kukuzaho kuko nyine akunda menya n'imbeba zakurya kuko zikunda nyine ibintu bihumura gusa ubwo se nk'inyama zimaze iminsi ni nk'inyama zimaze iminsi cyangwa nanjye kuvuga ngo ni ikintu igihe igihumye urakizi ndagiye imegeri naho byahurira abanyarwandakazi iki kibazo muragitsinda ubu ni ngombwa ko nyisubiza cyakunaniye kandi ntabwo ari inyama se nyine hari ukuntu inyama ushobora kuzimaza nk'amezi 3 muri firigo ntabwo zanuka ziri nko mu nzu zikamara amezi 3 amezi 3 zitarabura hari abantu bakunda guteka inyama bazigeretse ku bishyimbo hari ukuntu banza bakazimaza iminsi hari abantu bajya bateka inyama okay reka dusubize icyo kintu ni ifi ukacitse gute kandi nari nkaza ahubwo ni wari wakanyibagije nari nkaza harokazi nari nkazi ko ari ifi ahubwo ni ifi siwumva se ni ifi kabisa okay ikindi kintu urya njye kukubaza ibintu bijyanye n'ibiryo uhekenya kuri kumbaza ibintu bijyanye n'ibiryo cyanera noneho kigakomeza kikakunukaho uri kugihekenya wamaje kugihekenya n'uri kikagusigaraho icyo kintu banza kugitonora ukacyoza ubundi ukagihekenya kandi bivugwa yuko kivura n'inzoka zo mu nda niko njya numva abantu bakuru bavuga ni igikakarubamba uri kunjijisha tungurusumu rata kantu ni tungurusumu mbabone kwinjira mu nzira zo hirya hino okay ngiye kukubaza ikindi kibazo nacyo cyerekeranye n'ibiryo banyarwandakazi mutere muri comment mutubwire ukuntu ngewe ibiryo nibyo mpfanana nabyo biko bivugwa yuko abakire birengagiza Imana imbabariye wenda kuba ndi kubaza iki kibazo kuko twese turabakire kuba dufite ubuzima kuba duhumeka umwuka w'abazima kuba tumeze neza bivugwa yuko impamvu njya kubivuga hari ahantu nakoze icyo kintu bakajya bakimarira ufite gihamya nyine bivugwa yuko abakire birengagiza imitwe y'amafi kandi bikaba bizwi yuko imitwe y'amafi nta bwenge igira ituma ubwenge buza mu mutwe sibyo ituma ubwenge ahubwo buriya ngo butuma ubwenge buza bwiyongera urumva kandi hari abantu banga imitwe y'amafi ese koko nk'uko ubibona cyangwa se uko ubyumva imitwe y'amafi ituma ubwenge bwiyongera ahubwo ngewe nari nzi ko impamvu bayanga ari uko wenda uko wayirya ubundi bavuga ko umutwe w'ifi nako ntabwo ari umutwe w'ifi n'ifi kuko umutwe ntabwo waba ari uw'ifi atari uw'ifi ujya akugana ariko kumva umutwe nyine igihanga ni igihanga cy'ifi bavuga ko ifi aricyo kintu cya mbere nimba kitagira ubwenge ariko muri make ifi igira ubwenge buri hasi niko nabyita impamvu batayirya cyangwa bayiharira abandi niwayirye nuko baba bazi nta bwenge baba bumva ko kugira ngo urye umutwe w'ifi warya umutwe w'ingurube cyane ko n'ifi nta n'intuza nako umutwe w'ifi na n'inyama zibaho ariko ibyo kubihuza n'ingurube byose nzano biturutse kuko ngereka ngo uhitise ako urya umutwe w'ifi n'uw'ingurube warya wowe yese ntarya ingurube kuba muri ibyo bibiri se bashe mu mbabarira ariko nyine icyo nanshatse kuvuga mutwe ifi nta kintu kiba kiriho pe rwose sinkubeshye nta kintu kiba kiriho kandi utarayiriye ntarayiriye nakubwiye ko ngiye ntayiriye se ifi ndayitangira ubuhamya hari ahantu nakoze ariko ntituriya dufi duto ubwo ni isamba tamusoni udufite duto n'indogo no nari amafi matoya nyine tureture nyine ni tamusoni bararyaga bagasigaza nkasanga udutwe ntago baturiye nkagenda nkaturya noneho muri iyo minsi naturiye wabuze ubwenge ese we ngo ko numva uri gusubiza ibisubizo biri mu bwenge
Bucya ahubwo numvaga ko ngenda yitangira ubuhamya nanjye ifi naravugaga nkumva nsubiza igisubizo kiri mu bwenge ahubwo bunakabije ifi ituma ahubwo ya mitwe ndumva ari bibanga nyine nzewe buri iteka ningira n'ubuntu bwo kurya ifi nzajya nyirya umutwe nongere nkurye ahubwo ikintu nakibariza abantu barya ijisho ry'ishobora ahubwo niwe wakabimenya wowe iyo waryaga uwo mutwe amaso wayashyiraga nabonaga ari kanuye ukarireka nkarya ibindi ariko nkarya ibihore njyewe ni ukuri kw'Imana aho hantu nakoze ntabwo baryaga imitwe ariko bararyaga bagasiga udutwe nagenaga nkatujobora nkaturya ni ukuri nkabona ubwenge ariko muri iyo minsi waturyaga nyine ubwenge bwariyongeraga umuntu mfite imyaka 13 nasubiza umuntu se wa mwana yo kwagira ngo ufite imyaka ingahe umutwe w'ifi urakoze hake nama nakujya nagaruka kurya imitwe y'ifi wenda impamvu nge nayiryaga sinize byose biravangatiranyije ibyo se bihurira he sibyo ariko nimba wiga nukajya wiyambaza imitwe y'ifi iyambaze kwiga cyane gukunda ishuri iyambaze gukunda Imana gusenga cyane so rero umuhungu wacu wahoze atubwira ngo ntago araterwa indobo kandi aziterwa buri munsi cyangwa naterwa indobo ejo waye pe nicyo ibintu rwose nk'ibyo abo tereta bose barakwemera abo ni leta ahubwo ngiye barantereta ariko duhe nk'ubuhamya bw'umuntu wigeze kugutereta umuntu wigeze kuntereta hari umukobwa ubundi simuvuze izina usibye ko ari benshi nyine ubwo uwo nguwo mukuye muri abo benshi yigeze kuza twari duturanye ariko nyine yabuze ahantu ampera ako se bari umukobwa kugutereta umuhungu bwa byo ntabwo ari ikibazo ariko nuko ngiye mba mbyihunza ngewe mba mbyihunza kuko nzi ko ntago bindimo niko nabyita ntago bikuri mu bintu by'inkuru wabo kare mbo uwo mukobwa rero uko yazaga mu rugo wenda ntimba ari urukundo nimba yarabikoraga bishaka simbizi yazaga mu rugo aje gukora iki buri munsi uko yazaga yivugisha ngo aje gufata intuza umuravumba rawuzi ngo hari umwana we wabugwaye inzoka ariko nkibaza umuntu ahera kuwambira akamara icyumweru akaba icyumweru kigashira agatangira ikindi cya kabiri uwo mwana akigwaye inzoka kuko buri uko yazaga avuga atashaka umuravumba reka gusetse nigeze gukunda duturanye nyiri umwana kera tujya kuragira twajyanaga kuragira noneho njye urukundo rwanjye wigeze uragira se wowe nguki kuragira gusa ndakubwiye ngo nyiri umwana naje Kigali mfite imyaka 10 nigeze nyiragira inka nigeze gukunda umuhungu ukagira inka none urukundo rwanjye ni urw'ubwana n'ubu ngubu urwo nyine nafite ndi umwana nirwo nyifite urumva nza gukunda umwana none twaraniganaga none nabaga ndi ku ishuri twariganye mu wa kabiri urumva iyo nabaga ndi mu ishuri nabaga ndi umuntu tuje mwarimu ninjye yashimiraga kubera iki ati umva uyu mwana w'umukobwa mujye mumufatiraho urugero noneho uwo muhungu nawe atuje bamwitaga Sona nambwire ko atumye usara nyine wari utuje ndabyumva ibyakurikiyeho nibyo nari kumva urumva wari utuje noneho akenshi bari batuye haruguru yacu noneho papa we nyine nago yabaga nyine sinzi yabaga muri famiye ariko umugabo namwitaga papa we yavugaga yuko ndi umukazana we urumva noneho nyiri umwana nasohoraga inka mukazana aruko mbonye we asohoye inka ibaze ko nge ntabwo iwacu batumaga narabuka hari ahantu njya ubwo adasohoye inka nimba wararagiraga ubwo tayari zicwaga ngewe mama wanjye yankundiraga yuko nasoraga inka ariko ntagazi ibanga ryari byihishe inyuma nabwo kandi iyo mama yambwiraga ngo njye kuragira nagendaga nirukanka inka nkazihagarikisha
ku ishyamba ryo iwabo nkamutegereza ataza nkumva mana ukumva neza numvaga kumureba nta n'ikibazo nkumva ni byiza ko mana none wavuga neza mana we avuga neza noneho hari igihe ngiye mu buzima iwacu ntabwo bigeze batuma nyine n'abandi bana hari igihe nabacitse ndagenda ngiye iwabo ujye wabo uwo muhungu urumva mani icyakurikiyeho nicyo negereje kumenya ni umwana mwiza urumva yakundwaga n'abakobwa yari isoko n'amaduka nkagenda tugahurirayo n'abandi bakobwa n'abandi bana baje kumureba baje gukina mugahura muri kivungi dukina ndabyumva iki kiganiro nubwo nyivuze nyihereye ku mizi ariko hari ahantu nigeze kubivuga ibi ngiye kuvuga ikosa yakoze twarishe mu bishogoshogo aha tayari arangije yaransuri urumva kuba icyo gihe uhita umuzinukwa mu buzima n'ubu ngubu iyo nagukunze nkabona uri kunkora utuntu nyine ntazi ubwoko bwatwo tuvugishije ukuri bivuze ngo wahise umwanga nyine none se ikintu cyatumye umwanga nuko yagusuriye umuhungu utagira ikinyabupfura ubundi reka mbabwire wenda bishobora kuba byaramucitse sibyo wenda nimba hari abana badukurikiranye dukure dufite ikinyabupfura dukure dufite nimba ushaka wenda gusura mumbabarire kuvuga ibi bintu guhumeka nyarukwa ujye aho abandi batari ugende ubikore wongere ugaruke murakoze turabakunda cyane ibiganiro nakagaruka nawuta so ndagushimiye kuba wemeye ko tukwakira hano kuri Clever TV show Imana igumugisha ni iby'agaciro cyane ndetse nanjye ndabashimira kumuye umwanya tukaganira ni iby'agaciro gakomeye cyane thank you murakoze wa mugani se dunyigisha kuvuza wa mugani tuzi neza yuko uri umubyinnyi umuhanzi umukinnyi wa filime ni hehe umuntu ashobora gusanga ibikorwa byawe kuri channel yitwa Muzunga TV hacaho amafilime menshi na Muzunga comedy ubwo ni movie ni filime n'amakomedi zose zitwa Muzunga aho bitandukanira imwe ni Muzunga TV indi ni Muzunga comedy aho ushyira challenge se zawe ukora nyine uri kwibyinira bisanzwe challenge ngunda kuzishyira kuri TikTok nawe yitwa Muzunga Muzunga okay ukunda kuzunga Muzunga murakoze bye reka tubasezere mwakoze kubana natwe Imana ibamugisha kandi Imana ibarinde mugire ibihe byiza